Muraho neza abakunzi bacu barabadukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese ni ukubera iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? Ni uko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse. Byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizami ukore rimwe ututsinda ikintu busabwa no kubona kugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba ino video ujyaho hasi hasa umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho aba ari icyagufasha kwajya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bira bibazo nkunda gupostinga bere gukunda kuza mu kizami. Rero kanda subscribe kugira ngo ibyo byose ninjya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo mu kanya nk'ako guhumbya. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda ngo uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho uduha amasaha ubona akunogeye ubonekaho ku munsi. Ayo masaha yageze tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha ukazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 935 16 ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndakeka ko amaze gufata agakaramu, ndizera ko amaze gukanda subscribe hasi. Reka dutanye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo muri ibi byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ese mwa bino byapa bikurikira ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ese ni icyapa se rimwe gifite ishusho y'uruziga? Iyo bavuze ishusho y'icyapa, ese icyo cyapa uri kubona ari impande eshatu, ese uri kubona ari impande enye cyangwa uri kubona ari uruziga? Ibyo nibyo bita ishusho y'icyapa. Kino cyapa se rimwe rero gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Ese ni icyapa E14 gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umweru n'umutuku. Ese ni icyapa se kabiri A gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru nta kirango, cyangwa ni kiriya cyapa B kabiri A gifite ishusho y'impande nyinshi, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru byanditsemo stop? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri ucyandike ku papuro n'ubundi hasi nibyo bakubajije. Ese ni icyapa se rimwe ndakeka kuri kuyibona. Mbega ngo icyapa E14 ndakeka ko nayo uri kuyibona. C kangwa icyapa C kabiri A nacyo ndakeka kuri kukibona. D kangwa icyapa B kabiri A nacyo ndakeka ko uri kukibona. Ni ikihe cyerekana umuhanda udakomeza? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cyukuri nta kindi ni B, icyapa E14 ndakeka ko muri kukibona gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango bigizwe n'amabara abiri ariyo umutuku n'umweru. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga. Ko murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka ndetse n'ibyapa biranga. Ubonye biri kugora ibyapa usubira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV ukureba video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, uramara kwireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakunanira. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo amatara maremare y'ikinyabiziga agomba kuzimwa mu bihe bikurikira. Amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ntiyahora yaka igihe cyose, uba ushobora kuyazimya ryari? Ari ngo iyo umuhanda umurikiye umuyobozi abasha kureba muri metero 20. Mbega ngo iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi. Sega ngo iyo ari mu nsisiro mu gihe kuri bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ese amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe ashobora kuzimwa mu bihe bihe? Iyo bavuze ngo ibisubizo byose ni ukuri, niba ari bwo bwa mbere dukosora ikizami bashatse kwa ngo ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni handitse kuri nta kindi ni B. Iyo ikinyabiziga kigiye kubisikana n'ibindi, kubera iki? Kubera ko
amatara y'ikinyabiziga cyawe maremare ashobora gutuma umuyobozi uza gusanga atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu ugomba kuyazimya mu gihe ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukabigufashamo mu kanya gato nk'ako guhumbya. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare, ni kuri 0789 935 murabizi turi mu ntangira z'ukwezi, kode ziri kuboneka zaba izo kuri kategori cyangwa se izo kuri provisoire. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe kiretse ku byerekeye amatara akurikira. Ayahe matara? Ngo itara ndangamubyimba. Mbega ngo itara ryerekana icyerekezo, mwebwe nibyo mwita ngo ni ibinyoteri. Se ngo itara ndangaburumbarare, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Iyo uvuze ibisubizo byose ni ukuri, ni ukuvuga ngo A ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, B ikaba ari igisobanuro cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ikinyabiziga ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe, ariko kiba cyagira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe ndangamubyimba, n'amatara yerekana icyerekezo, n'amatara ndangaburumbarare. Kubera batubwiye ngo kiretse ku byerekeye, ntigishobora kugira amatara arenga abiri y'ubwoko bumwe keretse ari itara ndangamubyimba cyangwa amatara yerekana ibyerekezo cyangwa amatara ndangaburumbarare. Niyo mpamvu duhisemo D, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Utari wahisemo ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora urahita ukikora. Murabizi ibibazo biragaruka, ni ingenzi gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kize ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa akagarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi y'ibipimo bikurikira kuva ku butaka igihe ikinyabiziga kidapakiye. Igihe ikinyabiziga kidapakiye, ibihe bipimo hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo santimetero 30, B ngo santimetero 40, C ngo santimetero 50, D ngo metero 1 na santimetero 55. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko icyo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyo cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano icyo cy'ukuri nta kindi ni B, santimetero 40, ariko igihe ikinyabiziga kidapakiye, kuko gipakiye birashoboka ko bino bipimo byagabanuka. Niyo mpamvu igihe ikinyabiziga kidapakiye aba ari santimetero 40. Ndizera ko aramaze gutamo B, ndizera ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Mbibutsa ko aho waba urose mu gihugu ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwa online turakwigisha. Ushaka ko twigana turi kumwe turakwigisha. Icyo ukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara, ni kuri 0789 35 tukabigufashamo. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubigufashemo. Cyangwa warihuguye warigishije ukeneye umwarimu wo guhugura mbere y'uko ujya mu kizamu umunsi umwe cyangwa ibiri, nabyo tubigufashamo. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero, ibyo byose tubibafashemo. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana, kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ntibikurikizwa ku matara akurikira. Ntibikurikizwa ku yayo matara. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kuri buri kibazo waduhaye ibisubizo bine, ugahitamo kimwe cya nyacyo. A ngo itara ndangamubyimba, B ngo itara ndangaburumbarare, C ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B byose nibyo. A itara ndangamubyimba na B itara ndangaburumbarare byose nibyo. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari cye. Rero mwabina bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi.
ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga inyuma. Rino tara nicyo mwebwe mwita, kino cyapa kiranga nimero y'ikinyabiziga inyuma nicyo mwebwe mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque y'ikinyabiziga. Ririya tara ryo mubona ko riba riri ukwaryo ndirikurikiza iri tegeko. Ndakeka ko aramusa bose, ndakeka ko aramusandika ku papuro utari wahisemo neza ko nicyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ni ikibazo cya gatandatu kibaza ngo icyapa gisobanura iki? Tegereze neza, ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu. Iyo bavuze ishusho y'icyapa, ese kino cyapa uri kubona impande eshatu? Ese kino cyapa uri kubona uruziga cyangwa uri kubona impande enye? Kino cyapa gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze mu ubwo buryo mvuze baravuga ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura. Kuvuga ngo mpande eshatu mu ibara ritukura no kuvuga ngo mpande eshatu n'umuzenguruko utukura, ibyo byose ni kimwe. Kuvuga ngo ubuso bw'umweru no kuvuga ngo ubuso bwera, ibyo byose ni kimwe. Kino cyapa kikaba gisobanura iki rero mu byapa byo ku mihanda? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Aranga kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Mbega ngo kugenda mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. Sega ngo cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. Mu gihe kuri de bari kutuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, ukugendera mu muhanda ubisikanirwa. Mu kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Ibyapa biburira byose birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba kiburira umugenzi ko hari icyago. Rero kino cyapa cyerekana ko ugiye kugera mu muhanda ubisikanirwamo. Akenshi bagishyiraho iyo uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Umuhanda w'icyerekezo kimwe ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wahindura icyerekezo ngo ukate usubira inyuma. Ntabwo biba byemewe gukomeza imbere mpaka uvuyemo. Rero waba uvuyemo ugiye kujya mu muhanda ubisikanirwamo, aho biba byemewe ko wahindura icyerekezo bagashyiraho kino cyapa kibikumenyesha. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira. Murabizi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka, n'ibyapa ndanga cyangwa se ibyapa biyobora. Ndakeka ko aramusamo a, ndizera ko aramusandika ku gapapuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo iyo romoroki iziritse ku kinyamitende, velomoteri, amapikipiki bidafite akanyabiziga ko ku ruhande, uretse ikinyamitende na velomoteri bidafite umuyobozi, iyo uburumbare bwayo cyangwa bw'ibyo yikoreye butuma itara ry'ikinyabiziga gikurura ritagaragara igihe bitagishobora kubona neza muri metero 200, bigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ariko ngo itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, kuko iyo romoroki iri gukingiriza itara ry'ikinyabiziga kiri kuyikurura. Rero hari ukuntu igaragazwa ku buryo. Beka ngo itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, na B ikaba ari iso cy'ukuri. Itara ry'icyatsi cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi iso cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kuri amanota uri buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni a, ni itara ryera cyangwa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma. Kino kibazo neza barakibaza, ariko kino gisubizo baduhaye hano bakakigabanyamo ibice bitatu. Bakavuga ngo a, itara ryera riri kuri romoroki inyuma, B, itara ry'umuhondo riri kuri romoroki inyuma, C, itara risa n'icunga rishije riri kuri romoroki inyuma, D, ibisubizo byose nibyo. Uzahita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari byo, kuko nino A bafashe bayigabanyamo ibisubizo bitatu. Uzahita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari byo. Ubwo niba ramuka bakikoje mu bubwo buryo bundi nkubwiye, uhita uhitamo D ivuga ko ibisubizo byose ari byo. Niba kikubaza gutya uhitemo A. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira.
ese ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga kiba kigomba kurenga ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri bashatse kuvuga ngo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, imbere ni metero 1 na santimetero 70. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, inyuma ni metero 3 na santimetero 50. Noneho imbere aba ari metero 2 na santimetero 70. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mbere yo kunyura ku kindi kinyabiziga ni ngombwa kumenya ko, mu yandi magambo mbere yo kudepasa ni ngombwa kumenya ko. Kumenya iki? Ara ngo nta kindi kinyabiziga giturutse inyuma. Mbega ngo umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Se ngo ikinyabiziga giturutse imbere gishaka gukatira ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda ubona neza no kwitondera kunyuranaho. Mbere yo kunyuranaho uramanza ukareba ese imbere hari kugaragara neza nta kindi kinyabiziga cyaje, ukabanza ukareba ko utageze no mu ikoni, ukabanza ukanareba ko wa murongo urombereje hagati mu muhanda udacagaguye. Iyo ucagaguye ukareba ko ucagaguye, uriya murongo urombereje hagati mu muhanda iyo ucagaguye uba wanyuranaho. Ukirinda kunyuranaho mu ikona, ukirinda kunyuranaho mu gihe umuhanda utabona neza. Niyo mpamvu hano duhisemo B, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ikindi kinyabiziga giturutse inyuma kigutira amatara y'urumuri rumyatsa, wakora iki? Ese uba ugomba gukora iki? Ara ngo kongera umuvuduko kugira ngo intera iri hagati yawe n'ukuri inyuma igumemo. Beka ngo fata feri y'urugendo kugira ngo umwereke ko ugiye guhagarara. Sega ngo merere icyo kinyabiziga kutambukaho niba imbere nta cyago gihari, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cyanyacyo cyandike ku gapapuro. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, emera icyo kinyabiziga kugutambukaho niba imbere nta cyago gihari. Akenshi ikunda ko ari bino binyabiziga ndakumirwa, rero uhita ucyemera kugutambukaho niba imbere uri kubona nta cyago gihari, uri kubona hagaragara neza, uri kubona nta yindi modoka yaje, uri kubona atari mu ikoni. Ndakeka ko ramusamo rero C, ndizera ko ramusandika ku gapapuro. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba rose mu gihugu, nyandikire cyangwa umumagare ni kuri 0789 935 16 26. Dore turi mu ntangira z'ukwezi, kode y'itariki ushaka uhita uyibona, zaba izo kuri provisoire zaba izo kuri kategori. Twandikire rero cyangwa duhamagare kuri izo nimero tubigufashemo. Ukeneye kwiga tubigufashamo aho waba rose mu gihugu, ukeneye mu buryo bwa online, ukeneye turi kumwe, byose tubigufashamo. Ukeneye kwiga computer, ukeneye ko tuguhugura, ibyo byose tubigufashamo. Twandikire cyangwa duhamagare ni kuri 0789 35 16 26 bigufashemo. Mwere kujya mutegereza ngo manze ujye gukora ngo nutsindwa ubone kutugana. Tugane tukwigishe ujye mu kizame ugiye kuzana icyangombwa cyawe usa nk'ugiye kukizana. Rero mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero tubibafashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa cyerekana gifite ishusho, ibintu by'ishusho y'icyapa ndakeka ko mwese mumaze kubimenya. Kino cyapa gifite iyihe shusho? We turi gukosorana kino kizame gifite ishusho ya mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ari ngo ifungana ry'umuhanda, mbega ngo umuhanda unyerera, se ngo umuhanda utaringaniye, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kino cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igisubizo cyanyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kino cyapa kiraburira, kikaba kivuga ngo icyago kidasobanuye ukundi. Ahari icyago kidasobanuye ukundi. None mwa bino bisubizo bine baduhaye hari aho uri kubona handitse ngo ahari icyago kidasobanuye ukundi?
ntaho, niyo mpamvu duhisemo ko nta kibazo cy'ukuri kirimo. Ariko niba kigwa baguhayemo ahavuga ngo icyago kidasobanuye ukundi, uhitemo iyo nyuguti, niyo iraba ari igisubizo cya nyacyo. Ubonye ibyapa bikugora, iyo video narayikoze, uranyandikira kuri WhatsApp mu gihe kitarenze iminota 2, mpora online, bamaze kuyiguha ukayireba mu gihe uri kubona kuri YouTube utari kuyibona. Ikoze neza, ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ibibazo babazaho mu kizami. Bino bibazo byose biri muri iyo video, umara kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyazongera kukugora, kandi murabizi ibyapa ukunda kubibaza. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyemezo cy'isuzumwa y'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Ese kimara igihe kingana iki? Arangwa amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, mbega ngo amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi, seka ngo imyaka 2. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi, na B amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Wari wahisemo A ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, wari wahisemo B ni iso cy'ukuri ariko nta manota baguha, uba ugomba guhitamo D kuko niyo ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'inzira nyabagendwa? Iyo uvuze inzira nyabagendwa ni kimwe no kuvuga ngo umuhanda, ni kimwe no kuvuga ngo ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari hafi y'umuhanda gutyo. Ndakeka ko ugiye guhitamo ico cyanya cyo, ndakeka ko ugiye kucyandika ku papuro, na video y'amashusho yose abazwa nayigukoreye. Ubonye utari kuyibona uranyandikira nkayiguha. Ano mashusho yose abazwa ameze gutya ndayifite, nayo namaze kuyikora, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Ujye wibuka gukanda subscribe hasi kugira ngo nishyiraho isomo rishya uhite uribonera ku gihe. Ara ngo itonde witegereze nibiba ngombwa ubaburire unitegura kuba wahagarara. Mbega ngo ihute urenge aho abo bana bari. Se gukomeza ugume ku muvuduko munini, mu gihe kuri D bari kukubwira ngo komeza ugendere ku ruhande rw'iburyo. Ese niye myifatire myiza wagira? Uri kugenda mu muhanda, ubonye abana bari kuganira impande y'umuhanda ahantu uri, ese ugomba kwitwara ute? Hari izo cy'ukuri nta kindi ni A. Itonde witegereze niba ngombwa ubaburire unitegura ko wahagarara mu gihe uwo mwana wenda ahise yihura mu muhanda. Ndakeka ko nasamo A, ndakeka ko namusikandika ku papuro utari wahisemo, ndizera ko n'ikimuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo nta tara na rimwe cyangwa utugarurumuri bishobora kuba bifunze ku buryo igice cyabyo cyo hasi cyane kimurika kitaba kiri hasi ya santimetero 40 kuva ku butaka, iki kinyabiziga kidapakiye. Ariko ibyo nibikurikizwa ku matara akurikira. Ayahe matara? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ara ngo matara kamena bihu, mbega ngo matara yo gusubira inyuma. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A amatara kamena bihu, na B amatara yo gusubira inyuma ni ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanyacyo bamaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara kamena bihu n'amatara yo gusubira inyuma yo ntakurikiza rino tegeko. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Kikabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kumunwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, hari abantu bahita bavuga ngo ni mu rukerera ngo bugiye gucya saa 11:45. Oya, ashobora kuba ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere cyacu tukaba tudafitemo igicu kibuditse, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. Rero tuno tugarurumuri tuba tugomba kubonwa mu ntera ingana iki? Ari ngo metero 100, mbega ngo metero 150, sega ngo metero 200, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona izo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B, muri metero 150, ku buryo uba uri muri metero 150 ukaba watubona. Ndakeka ko ari amasomo B
ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya urahita ugikora. Murabizi gahunda yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane? Kino cyapa gisobanura iki mu nkomane? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, nta kirango. Gisobanura iki rero iyo ukibonye mu nkomane? Iyo bavuze inkomane ni kimwe no kuvuga ngo aho imihanda ihuriye. Hano hari ibisubizo bine baduhahitamo igisubizo kimwe cya nyacyo. Ari ngo tangiza ku binyabiziga binini. Mbega ngo gabanya umuvuduko uhenzira abanyamaguru. Se ngo tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Mu gihe kuri bari kutubwira ngo tangiza ku binyabiziga biturutse iburyo bwawe. Hano urabona isoki kuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki twamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni se. Tangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere, kikaba gisobanuye ngo tanga inzira. Iyo ukojeje kino cyapa akavuga ngo kino cyapa gisobanura iki, uvuga ko gisobanuye ngo tanga inzira. Iyo bavuze ngo mu nkomane ni ugutangiza ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Iyo ukojeje ngo kino cyapa gisobanura iki, aho banyura bazengurutse. Noneho murabizi iyo tugeze hari abanyura bazengurutse, mu ndimi z'amahanga muhita ngo ni muri rompuwe, twinjira mu ruhande rw'iburyo. Ho utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso bwawe, kubera ko biba byo byagutanze kuhazenguruka. Iyo ukibonye kino cyapa bakibaza mu buryo butatu, barakubaza ngo kino cyapa gisobanura iki mu nkomane, ugahitamo se. Kino cyapa gisobanura iki, aho banyura bazengurutse, ni ugutangiza ku binyabiziga biri ibumoso. Kino cyapa gisobanura iki, nta kindi kintu barengejeho, ugasubiza ngo tanga inzira. Ubwo buryo bwose niba baramuka bakikubajijemo uzahita ugikora. Niyo mpamvu tuba twaje gukosora ikizamini kugira ngo ubibone hakiri kare, ubyumveho hakiri kare, nugerwaho mu kizamini cyawe ukabona bakikoje mu bundi buryo ntibigutungure, uhita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV ni ugukora rimwe. Niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyane cyane biriya bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizamini. Rero umuntu wese wakanze subscribe iyo nkishyizeho ahita akibonera ku gihe, akakireba, akagikora, dore ko bahita bakubwira n'igiso cya nyacyo. Ikibazo cya 17 kikaba kubaza ngo kugira ngo ikinyabiziga kiva ahantu hari urwondo cyangwa hanyura bidasanzwe bishobora gukoreshwa uburyo bukurikira. Ese hakoreshwa ubuhe buryo? Ari ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo. Mbega ngo inziga zishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. No kuvuga ngo iyo bavuze ngo inziga z'ikinyabiziga ni kimwe no kuvuga ngo imipine, mwebwe nibyo mwita ngo ni imipine. Mu kinyarwanda cyiza rero tuzita ko ari inziga. Kuvuga ngo inziga zishobora gushyirwaho udushyundo ni kimwe no kuvuga ngo imipine ishobora gushyirwaho udushyundo. Inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri ni kimwe no kuvuga ngo imipine ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, itegereze neza. Ndakeka ko igisoki kuri bamaze kugihitamo, ndizera ko igisoki cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano isoki kuri nta kindi ni B. Inziga ishobora gushyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyawe kiva ahantu hari urwondo ku buryo kiba cyahezemo, ku buryo kitavamo. Rero inziga zishyirwaho iminyururu irwanya ubunyereri kugira ngo ikinyabiziga cyawe kibashe kuva mu rwo rwondo, kandi bikunda kubaho cyane cyane mu bice by'icyaro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75, ariko iyo mizigo igirwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira. Ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ese bishobora kugera ku bihe bipimo bivuye kuri metero 2 na santimetero 75? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ara ngo metero 4. Mbega ngo metero 3 na santimetero 50. Siga ngo metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Ushobora kujya mu kizamini urakora mu kanya ukabona bavuze ngo A santimetero 400, B santimetero 350, C santimetero 300, D nta kiso cy'ukuri kirimo. Nabyo ntibikugore, ni ikintu baba wakoze no guhindura ingero gusa. Hano ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku gapapuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C. Biva kuri metero 2 na santimetero 75 bikaba byagera ku bipimo bingana na metero 3. Utari wahisemo C, nikiramuka kije mu kizamini urakora mu kanya
uhita ugikora. Murabizi intego yacu ni ugukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikuru hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Kiba kigomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, urahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Araho agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Mbega ngo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri ndetse na B ikaba ari iso cya nyacyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Utari wahisemo B n'ikiramuka kije mu kizamura akora uhita ugikora. Kwibutsa gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye uhita ukibonera ku gihe. Hari abantu batazi gukanda subscribe, ujya aho hasi umukara handitse ijambo rivuga ngo subscribe ukahakanda. Iyo hakanze ikintu cyose nkizeho ujya urahita ukibonera ku gihe, bakajya barahita baguha notification, bagahita babikwereka hejuru ukakireba. Aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe kirabaza ngo itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kuba ridahumisha kandi rigomba kugaragara mu ntera ikurikira. Mu yihe ntera? Ara ngo nijoro ijuru rikeye nibura muri metero 200. Mbega ngo ku manywa igihe cy'umucyo nibura muri metero 50. Se ngo nijoro nibura muri metero 100 igihe ijuru rikeye, mu gihe kuri D ariko tuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ujye ukibonera ku gihe, kuko aba ari icyagufasha ko wajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kode, ukeneye kwiga, twandikire tubigufashemo. Twandikiye kuri 0789351626 tubigufashe. Murabizi gahunda yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ukeneye ko tugugura kuri computer, ukeneye ko tugugura ku mategeko y'umuhanda umunsi umwe mbere yo kujya mu kizame wenda wariyigishije, nabyo tubigufashamo. Rero mutwandikira muduhamagare ni kuri 0789351626 tubibafashe. Mufite inshuti yawe isharinga zino video nazo zizi zo inshuti zawe, dukore mwe duhita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugirire byiza. Abantu muri hafi gukora amahirwe masa, murabizi ikintu cyose cyabafasha mujye muracyandika muri comment nkibategurire.